aha ntangira mbifuriza ibihe byiza kugwiza imigisha no guhamutunganirwe mu byo mukora byose. Gendera Ruvera dukunda ntwari hano ni kuri Rukamyarungu. Imbere yanjye mbafitiye umutumirwa, reka muhe umwanya twibwire. Ngaho utangira twibwire. Ongerijwe. Yesu ashimwe. Reba hano. Yesu nashimwe. Ahimbazwe. Ndashima Imana yuko mu ijuru hari Imana ifite ububasha n'ubushobozi bwinshi. Ndashima Imana kuko yampamagaye ikaba yarampaye ijambo, kuko imaze kumbabarira ibyaha. Yambwiye ko ibi bintu ntagomba kubiceceka, ngomba kubibwira abantu bose, abatuye ku isi, ari abakomeye, ari abakire, ari aboroheje. Kandi ngomba kubwira ko Yesu Kristo agiye kugaruka akaza kurimbura isi n'abanyabyaha, ari abakomeye batihanye, ari abakire, ari abakene, ari abatunzi, ari ab'imbata, ari ab'umudendezo. Abo bose bakwiye kwitegura igihe cy'urubanza kuko rugiye kubaho. Rero no kuvuga ngo Yesu Kristo wa undi waducunguye akaba yaratuguza amaraso ye y'igiciro cyinshi, agiye guhaguruka ku ntebe y'imbabazi. Yarambwiye ngo isi igiye guhinduka umusaka kuko igiye gusigara mu maboko ya Satani, ngo uwo mwanzi w'abantu ni Imana agiye kubabaza abatuye isi mu buryo butigeze bubaho kuva isi itararemwa. Rero no kuvuga ngo dukeneye kwitegura igikomangoma Emmanuel, kubera yuko Yesu yaje mu isi bwa mbere aje kuducungura, yaje yicishije bugufi, aza yoroheje. Feri ya mbere yayifungiye mu muryango wa gikene wo kwa Mariya na Yosefu. Uwo nguwo rero niwe Mana wakuremye, niwe muremyi wawe. Yaremeye yihindura uruhinja, yemera guhinduka umuntu kandi ari Imana rurema. Ubwo rero kubw'ibyo yaraje abaho nabi ku isi, aremera aca bugufi, ariyoroshya cyane, ari Imana, ari umwami w'abami, asiga icyubahiro cye mu ijuru, aramanuka aza muri iyi si yacu. Kubw'ibyo rero ni ukuvuga ngo yemeye guhinduka umukene, ahinduka insuzugurwa. None se yatangiye kubikubwira ryari? Amaze kumbabarira ibyaha. Wakoraga ibihe byaha? Nakoraga ibyaha byose uko bizi. Icyo ntakoze nuko ntafashe umuhoro ngo nteme umuntu. Nyine bihe rega iyo uvuze ngo uko mbizi ugira ngo nanjye ndabikora. Ni ibyaha nakoze nyine ubwo urabyumva. Niba ari ubusambanyi narabukora, niba ari ukubeshya ubusambanyi gute? Waricuruje ku muhanda? Ntabwo nicuruje ku muhanda, byarwase nari maraya, urumva. Ariko noneho Yesu Kristo aza kungenderera. Ubutumwa bwiza buzanwa n'ababwiriza bavuga butumwa. Noneho buza Bibiliya ko wayishyize hasi, yimanika n'intwaro yawe batagira ngo urebyihimbye. None se wari maraya ishingiye kuki? Rwose n'abadayimoni bari baranteye inshuti yanjye. Rwose ntabwo nari ngamije kwicuruza, oya rwose. Nuko jyewe ubwanjye n'abadayimoni banterereje iyo ngeso y'ubusambanyi. Ndasambanye rero Imana ireba, irandeba, ingirira imbabazi. Utuye hehe se? Hari nzi kwiriye. Ntuye hepfo yo ku Kanyaru. Ku Kanyaru? Numvise ujya kuvugamo n'ikirundi. Wigeze uba i Burundi? Nigeze mbayo. Nuko Imana ikugirira impuhwe. Imana ingirira impuhwe. None se wogamije iki kuba ugenda mu nzira? Nakubonye ku nzira uri mubwiriza, usengera muri he torero? Yewe nta torero ngira. Nta torero ugira? Nta torero ngira jewe. Abo bavuga butumwa se bo bari baturutse muri he torero baguhinduye? Abo bavuga butumwa bari baturutse mu itorero ry'abadivanisiti bagise. None se ubu ngubu leta irabizi ko ugenda mu nzira ubwiriza? Leta irabizi. None se singenda mu bantu, leta ubundi si abantu. Leta ni abantu bundi. Baguhaye icyemezo se?
icyemezo nagihawe na Yesu. Yesu amaze kumbabarira ibyaha yarambwiye ngo genda ugenda ubwire umuntu wese, ubwire ukomeye, ubwire uworoheje, ubwire umuntu wese ari uw'imbata ari uw'umudendezo, uwo wese umubwire. Rero icyo yambwiye ko ngomba kwiteguza abantu ngo bitegure Yesu ugiye kugaruka. Ufite abana se? Mfite abana. Ufite abana bangahe? Mfite abana 4. Ubwo mu gitondo urababwira uti ngiye gusenga cyangwa se ngiye kubwiriza? Cyane rwose. Kubwiriza buri munsi cyangwa uhitamo iminsi y'umwihariko? Nitamwo iminsi y'umwihariko uko Uwiteka Imana imbwiye ngo genda nyene ndagenda. Ubu ngubu yakubwiye ngo genda? Yambwiye ngo ngende. None se iyo abana bari buje kwiga bari burye babikura hehe? Mba nabiteganije ibiri bubatunge kuko baba bazi no guteka kandi no gukaraba, bagakaraba ubundi bakajyama. Papa wabo nawe arabizi. Kuri umubwiriza? Aha, none se ko wahoze utubwira ngo wakoraga ibyaha nyuma uza kubivamo, ni ibiganza bakurambitseho, ni umwuka bakoherejeho, byagenze gute? Yesu ubwe niwe waje anyikoreraho. Yesu ubwe yaje kwikoreraho? Yesu ubwe niwe waje anyikoreraho. Ubu mwarahuye? Twarahuye, ndi umugabo wo kumuhamiriza. Ngaho biduhamirize kuri mikoro ahangaha no kuri kamera. Njyewe rwose Yesu niwe wanyitoreye, sinatowe n'abantu. Ni nayo mpamvu muhamiriza ntabwo bafite, kuko nzi neza yuko nubwo nacibwa igihanga ari we nzize kumuhamiriza. Yansezeraniye ko azanzura, ntabwo urupfu ruzamerana. Ntabwo ruzaguherana. Ngaho sengera abanyabyaha banywa inzoga. Abanyabyaha banywa inzoga se ubu ngubu wowe urasinywa se? Oya, we wimbaza we basengere muri rusange. Nabasengeye. Tangira nyine sisengesho urarikopa. Oya, kutinya gusenga. Abanyabyaha nasenze rwose. Ese abanyabyaha nabasengeye. Ujya usengera abantu bagakira ibyaha? ndabasengera nyine bagakira iyo bizeye, ariko iyo batizeye ntabwo babasha gukira. Yesu yambwiye ko uwizera akabatizwa, umwizera ngo niwe utazacigwaho iteka, ariko umwizera ntazacigwaho iteka, ariko utamwizera amaze gucigwaho iteka. None se kugira imbaraga zizera ubundi umuntu abikura kuki? Ubikura kuri Kristo we. Yamaze kugukoraho akakubabarira ibyaha, noneho akamara kukwereka ibyaha wakoze. Niba wari umusambanyi ugatsindwa nuko wasambanye, niba wari umusinzi ugatsindwa n'icyaha cy'ubusinzi, niba wari umurozi ugatsindwa n'icyaha cy'uburozi. Ese wigeze urogaho? Ntabwo nigeze ndoga rwose. Ko wambwiraga ngo ibyaha byose warabikoze uretse icyo gutema umuntu umutwe se, urumva utagenda wivuguruza? Oya, umva, uburozi bundi buri mu buryo bwinshi. Uburozi hari uburozi ubu bugaragara, hari no kuroga mu magambo nk'uko Bibiliya ivuga. Ubundi hari uburozi bw'uburyo bugaragara, sibyo? Hari uburozi nk'ubu ngubu, hari ibitegano, hari ibigaburano. Ubundi ni ukuvuga ngo Satani arimo gukora mu buryo bwinshi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo amarozi rero si ukugaburira umuntu bya bindi bimwica, cyangwa ngo umutege bimwe bimwica. No mu byo tuvuga hari igihe ushobora kuvuga ijambo ribi rigahinduka nk'uburozi. Uburyo uvuga ijambo umuntu akaryumva, rikagenda rikamusesereza, akagenda azenga akavuga ati ijambo yambwiye. Ubwo ni uburozi, kuko riragenda rikamubabaza, rikamubamwo igihe kirekire. Kubw'ibyo rero bigatuma rihindutse uburozi kuri we. Kubw'ibyo rero sinavuga ngo sinaroze, kuko n'amagambo navugaga bwari uburozi ku banyumva, bwari uburozi ku bakumva. None se Yesu amaze kugukoraho, umaze gutangira kugenda ubwiriza ku muhanda nk'uko nabibonye, umaze kubona bitera imbere, biteza imbere ijambo ry'Imana yaguhaye, cyangwa nta kigenda? Kuba biteza imbere, Yesu yarambwiye ngo genda ubabwire. Hari abo ubona nyine bahinduka ku buryo iyo ukoze raporo uvuga ati uyu munsi abantu nahinduye ni abangaba, abananiye ni abangaba. Abantu nahinduye ni abangaba. Jyewe ubwanjye icyo Yesu yambwiye ati genda wowe uvuge gusa.
ubaburire babyumva batabyumva. Yampaye urugero ku mugaragu wiwe Nowa, ambwira yuko Nowa uwo nguwo yarababuriye. Igice cyaho ni cya 6 umutwe kamakuru, ariko ubundi reka nimbumbure Bibiliya. none se ubwo ko wari wabitinya ubundi nari bugirwe n'iki k'ibyo umbwira ari ukuri. Uzi gusoma se? Nzi gusoma. Dusomere kabisa bumva abakurikira Rukamyarungu bumve neza ubutumwa bw'Imana. Ugiye kudusomera igice cya kangahe umutwe wa kangahe? Mbanze ndebe. None se mu gihe utarahabona ukihahiga, iyo urimo ukora ingendo nyine hirya hino unabwiriza, ese nta hantu uragera ngo bakwamagane bakubwire ko batashaka kubyumva ubone ntibabishaka koko bibe byatuma banagusagarira? Yewe se baramyamagana mu buryo bwo kuntera amagambo. Mu buryo bwo kugutera amagambo. Ubifata ute nyine se ntibiguca intege ngo ube wanabireka? Yarambwiye ko nshobora no kubifuza. Ongera ijwi. Nasaraye. Reka noneho ubundi aho mbivuga, jewe ubwanjye Yesu yambwiye ko ari uzajya usigara wikorera umurimo, ntabwo ari jewe ubwanjye nzajya nemeza abantu. Ahubwo Yesu Kristo we wampaye iyi nshingano, yambwiye ko ari we uzajya wemeza abantu abamunaniye bagacigwa hiteka. Ariko se kuki amadini mukunda kutwumvisha ko Yesu nitumunanira atazatugerageza ngo adugorore ahubwo azaduhana? Mukunda kutwumvisha ko Yesu azaduhana, ni ukubera iki? Impamvu ari ukumvisha abantu ko Yesu azabahana, ubundi abantu nibatihana Yesu azabahana. Impamvu bazahanwa nuko bazaba bamaze kumva imiburo barangiza bakayininira. Noneho muri uko kuyininira niho noneho Uwiteka Imana igihano cy'Imana kizazamo. Yamana hantu nahageze. Ngaho dusomere ni kandi hehe? Ni mwitangirira igice ni cya 7 umurongo waho n'uwa mbere. Haravuga ngo Nowa yinjira mu nkuge, umwuzure urimbura abantu. Uwiteka abwira Nowa ati, injira mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemwo 7, ibigabo n'ibigore, no mu nyamaswa zizira ujyanemwo 2, ingabo n'ingore, no mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujyanemwo 7, ibigabo n'ibigore. Urubyaro reka nsubiremo umurongo wa 3. No mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujyanemo 7. Mbabarire umuyaga urarukomye. No mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore, kugira ngo urubyaro rwawe ruzarokoke rube mu isi yose, kuko iminsi 7 nishira nzashyanisha imvura mu isi. Iminsi 40 ku manywa na nijoro, nkarimbura ibifite ubugingo naremye byose, nkabitsemba mu isi. Nowa akora ibyo uko Uwiteka yabimutegetse. Ubwo umwuzure w'amazi wabaga ku isi, Nowa yari ameze
yari amaze wazaga ubwo umwuzure w'amazi wazaga ku isi, Nowa yari amaze imyaka 600 avutse. Nowa yinjirana mu nkuge, iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be ngo aticwa n'amazi y'umwuzure. Mu matungo yo mu nyanja, yo mu nyamaswa zitazira, no mu zizira, no mu nyoni n'ibisiga, no mu bikururuka hasi byose, bibiri bisanga Nowa mu nkuge, ikigabo n'ikigore, uko Imana yamutegetse. Maze iyo minsi 7 ishize, amazi y'umwuzure asanga amazi. None se reka nguce mu ijambo, muri wowe urashaka kutwumvisha iki? Warumbwiye ngo nawe ngo niko byagenze nk'ibya Nowa. Nawe se wagiye mu nkuge n'amazi? Inkuge nayigiyemwe, kuko inkuge uyu munsi wa none irashushanya Yesu Kristo. Niwe nkuge ubu tugomba kujyamwo. None se Yesu yahereye kuri ibyo ngibyo akwereka ko ari we nkuge. None se ari Nowa na Yona uwo babwiye kujya kubwiriza ahantu ninde? Bose batumwe mu gihe cyabo. Nowa yatumwe mu gihe cye. Nowa yatumwe kuri bande? Yatumwe ku bantu binini. Nowa yatumwe ku bantu bo mu gihe cye mwisi, mu bantu bo mwisi ya mbere. Nyine bande? Kuyihe migi? Twibutse imigi nk'umuntu usoma muri Bibiliya twibutse. Ndaje nza gushakira ibihamya, kuko ibihamya birahari. None se iyo nawe atumwa hehe? Yatumwe ininiwe. Ininiwe? Nuko ageze mu mazi bigenda gute? Ageze mu mazi nukuvuga ngo yarahunze Uwiteka yanze gutumwa. Nawe wageze kwanga gutumwa? Ubwo uhungira hehe? Ubwo nukuvuga ngo nanze gutumwa nyine, nanze gutumwa Uwiteka Imana, ndatinya nyine. Watinyaga iki? Natinya nyine amaso y'abantu. Ntinya ubundi rwose numvaga nyine mfite gutinya. Imana irangije irambwira ngo urimo gutinya amaso y'abantu. Igihano cy'abana b'abantu se kirakubabaje gusumba igihano jegewe ubwanjye Uwiteka nzaguhana. Igihano cyanjye aricyo kibabaje gusumba icy'abana b'abantu. Ubwo noneho ibya Nowa, Nowa we yatumwe kuri nde? Nowa yatumwe ku bantu bo mu gihe cye. Bande nyine? Abantu bari batuye mu isi muri icyo gihe. Yego. Sodoma na Gomora uzibyaye? Yego. Ninde bayitumyeho se? Ni umuntu witwaga Loti. Loti? Loti niwe Loti ni ukuvuga ngo yari ariho muri icyo gihe cy'iyo midugudu 2, Sodoma na Gomora nyine. Yego. Bakoraga ibiki se? Ni ibihe Imana yari igiye kubaziza? Iby'Imana yari igiye kubaziza ugira ngo se si nk'iby'ab'iki gihe bakora? Ni nk'ibihe nyine? Cyambere abantu bo muri icyo gihe cya Loti barasambanaga, barasindaga, bakoraga ibyaha by'urukozasoni, harimo abatinganyi. Abatinganyi urabazi? Ujya ubumva se? Yego. Hari abo muturanye se? Aya ntabo duturanye batingana. None se ubumva wabakurira icyo babonye? Abo batinganye icyo nabakorera nuko nababwira ko barimo gukora ikinyuranyo n'Imana yategetse. Yego. Ariko ukora iby'Imana ibitanyuranyije we yenda nta kibazo ntacyo agutwaye. Ukora iby'Imana uwo nguwo uwo si Uwiteka Imana ugira ngo hari icyo Imana irimo imuntumaho uwo nguwo? Oya. Okay, ngaho dusengera hano kuri Rukamyarungu, urusengesho riduhe dusoza. Nonese imbere yuko ngusengera wowe uri kunkamera nasaraye umbabarire. Nta kibazo genda kukumva kandi na mikoro za Rukamyarungu zirakumva neza. Ushinzwe iki ubundi kugira ngo menye nanjye uwo turimo tuganira? Nese ntiwambwiye ko ushaka kubwiriza abantu? Naguhaye umwanya rero kuri Rukamyarungu. Urumva Rukamyarungu ni igitangazamakuru gikorera kuri YouTube.
kitwa Rukamyarungu. Ubu ngubu ubwirije abantu barenga miliyoni kandi washakaga kubwiriza abo muri aka gace. Aho wabwirizaga wabonaga hari n'uhahita. Dore James ngucisha kuri televiziyo kugira ngo uze kubwiriza abantu barenze umwe. Urumva nagukoreye ntakoze umurimo w'Imana. Murakoze cyane. Ngaho rero dusengera abakurikira n'abategura ibiganiro bya Rukamyarungu. None se mbere yuko mbasengera. Ariko kutinya gusenga igihe cyose nagusabye gusenga numvise utari kubijyamo neza. Ndasenga rwose ntabwo mbitinya rwose. Nanjye nagira ngo nganze ngusabe nkubaze nawe uko witeguye Yesu nyene ugiye kugaruka. Yesu mpora mwiteguye niyo mpamvu ntajya nk'ibisindisha ntajya nanasambana. Mba mwiteguye mu mutima wanjye. Akora ibikorwa by'urukundo nk'uko nkageza ubutumwa bwiza ku bantu mbinyujije kuri channel ya Rukamyarungu. Umva umurongo se ntawe urimo. None se ubundi wowe nyine kuvuga ko mwiteguye urumva ufite amahoro y'Imana mu mutima. Niyo mporana gusa ntayafite ubu naba mbasha kuvugana n'umuntu uri mu mwuka w'Imana se. Urumva wariyunze n'Imana byasana rwose Yesu. Nicyo nacumura yambabarira kuko Imana n'inyemba zitinda kurakara kandi nzi neza ko ndi umunyantege nke kandi mpanganye n'ibintu bitari abantu bidafite imibiri kandi nabyo bifite imbaraga mbi byangira ariko Imana nayo yiteguye kuzitsinda. Amen. Ngaho dusengere rero. Neze kuri muranyihutisha kandi hari ibyo nanjye ndashaka kukubaza. Mbajije nanjye ndashaka kukubaza. Ntacyo mbaze. Rwose ikindi kibazo nagira ngo nkubwire. Nagira ngo nkubwire niba Imana ufite amahoro y'Imana ubwo no kuvuga ngo wamaze kwikiranura n'Imana ku kantu kariko kose nta muntu mwaba mufitanye ikibazo yenda hari no kuvuga ngo uwo mwaba mwarigeze kugirana amakimbirane muri ubu buzima tujya duhura n'izo ngorane ugasanga mu miryango hari amakimbirane abavandimwe bagirana cyangwa se umugabo n'umugore barimwo kumvikana nuko intonganya se amahane ibyo byose narabikemuye. Ngaho dusengere dusezera hano kuri Rukamyarungu. Reka mbasengere murakoze cyane. Nta kibazo. Data mwiza, Imana ifite ububasha n'ubushobozi, Imana ivuga bikabaho wategeka bigakomera, Imana ikinga ntihagire ukingura, Imana ikingura ntihagire ukinga. Uhabwe icyubahiro. Nongeye kugushima mwami Imana kuko ndi hano. Nongeye kugushima mwami Imana kuri Imana imenya itangiriro ukamenya n'iherezo ry'ikintu. Ngushimiye mwami Yesu ko wamenye ibi byose isi itararemwa utarandema nkiri urusoro mu nda ya data na mama wari uzi ko nzabafukamye ahangaha kuri ricumbi ry'umugaragu wawe. Mwami Yesu ndabigushimiye. Rero reka ngushimire mwami ubutumwa bwiza bumaze gutambuka. Nukuri ndasaba kugira ngo mwami imbaraga yawe iherekeze iri jambo hejuru mwijuru ndetse no mwisi ndetse nabumvishije iri jambo ndetse nabumvishije ubu buhamya ndetse nabumvishije ubu butumwa bwiza bw'imbuzi. Uwiteka uri mwijuru nzi neza ko ushoboye. Ndakwingize kugira ngo mwuka wawe wera yumvikanisha ibi bintu ku rwego rwo hejuru. Urashoboye urakomeye mwami Imana. Nsabiye uyu mugaragu wawe mwami Imana twarimo tugirana iki kiganiro. Mana ndamusabiye ngo uzamuhe iherezo ryiza. Mwami ndamusabiye kugira ngo uzamuhe amasoza meza. Mwami ndamusabiye mwami Imana ngo uzamurinde gukorwa n'isoni. Mwami Yesu ndamusengeye kugira ngo uzamuhe gutabaruka iyi samahoro. Kandi ndagusabye mwami ngo ukomeze kumusobanurira ijambo ryawe ndetse n'abaduteze amatwi kuri iyi kamera mwami n'abadabasabiye kugira ngo ugire icyo bakorera mwami Yesu ubahe umugisha. Nukuri reka
mwami Imana nabo bahe gucira bugufi imbere yawe kugira ngo mwami bemere ubutumwa bwawe bw'imbuzi buburire umunyabyaha kuko iyi si igiye kurimbuka. Reka mwami Imana uzaduye kurokokana iyi si igiye kurimbuka. Reka ugirira neza iki gihugu cy'u Rwanda. Reka mwami Imana ugirira neza abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Mwami Imana dusengeye iki gihugu cyacu kugira ngo mwami ugihe amahoro. Reka mwami Imana twongere dusengere ubuyobozi bw'iki gihugu, ari abo hejuru ari abo mu nzego zo hasi, tubasabiye umugisha mwami. Reka mwami Imana ubagire bakugiriraho umugisha. Reka nukuri mwami ubaho umugisha utagabanije. Reka mwami Imana nabo bacira bugufi imbere yawe, bayoborera munsi y'ukuboko kwawe. Reka ngushime kuko wemereye ku ijambo ryawe rigitambuka rikaba rikivugwa muri uru Rwanda, nuko uruhabwa icyubahiro. Urakoze cyane Mana, urakoze kuri kumwe natwe, tubigusaba ibintu mu izina rya Yesu. Amen. Hari kuri Rukamyarungu General Rivera dukunda ntwari, mwakoze cyane kudukurikira, mwikora subscribe dushyigikira umubyeyi. Ciao ciao.